Mwaramutse neza mugire igitondo cyiza. Tugiye gusoma igitabo cy'Itangiriro igice cya 37. Yosefu atoneshwa na se, bene se bamugirira ishyari. Umurongo wa mbere. Yakobo aba mu gihugu cy'ubusuhuke bwa se, nicyo gihugu cy'i Kanani. Umurongo wa kabiri. Uru ni rwo rubyaro rwa Yakobo. Yosefu amaze imyaka 17 avutse, yaragiranaga na bene se intama. Mu busore bwe yabanaga na bene Biruha na bene Zirupa ba Kase, akajya abarira se inkuru y'ibibi bakora. Isirayeli atonesha Yosefu, amukunda birusha iby'abana be bose, kuko ari we yabyaye ashaje. Amudodeshereza ikanzu ndende. Umurongo wa 4. Bene se bamenya yuko se amukunda birusha ibyabo bose, baramwanga, ntibajya bagira ineza bamubwira. Umurongo wa 5. Yosefu arota inzozi, azirotorera bene se, barushaho kumwanga. Umurongo wa 6. Arababwira ati, ndabinginze nimwumve inzozi narose. Umurongo wa 7. Ngo twahambiraga imiba mu murima, umuba wanjye urahagarara, urema, iyanyu miba ikikiza uwanjye, iwikubita imbere. Umurongo wa 8. Bene se baramubaza bati, ni ukuri wowe uzaba umwami wacu? Ni ukuri wowe uzadutwara? Izo nzozi ze n'ayo magambo ye bituma barushaho kumwanga. Umurongo wa 9. Yongera kurota izindi nzozi, azirotorera bene se ati, nongeye kurota izindi nzozi, ngo izuba n'ukwezi n'inyenyeri 11 binyikubise imbere. Umurongo wa 10. Azirotorera bene se, azirotorera se na bene se. Se aramucyaha, aramubaza ati, izo nzozi ni nzozi ki? Ni ukuri njye na nyoko na bene so tuzaza twikubite hasi imbere yawe. Umurongo wa 11. Bene se bamugirira ishyari, ariko se ajya yibuka ayo magambo. Tugiye gukomeza n'umurongo wa 12, ariko mbere ho gato umutwe tugezeho w'amagambo uragira uti, bene se ba Yosefu bamugurisha. 12. Bene se bajya kuragirira umukumbi wa se i Shekemu. 13. Isirayeli abwira Yosefu ati, bene so ntibaragiriye umukumbi i Shekemu, ngwino ngutume kuri bo. Aramusubiza ati, ntuma. 14. Aramubwira ati, genda umenye yuko bene so ari amahoro, no mukumbi yuko uri amahoro, maze ugaruka umbwire. Nuko aramutuma, ava mu gikombe cy'i Heburoni agira i Shekemu. 15. Umugabo amubona azerera mu gasozi. Uwo mugabo aramubaza ati, urashaka iki? 16. Aramusubiza ati, ndashaka bene data, ndakwinginze mbwira aho baragiriye. 17. Uwo mugabo aramusubiza ati, baragiye kuko numvise bavuga bati, tujya i Dotani. Yosefu akurikira bene se abasanga i Dotani. 18. Bamwitegera kiri kure, bamugira inama yo kumwica atarabigira hafi. 19. Baravugana bati, dore Karosi araje. 20. Nuko nimuze tumwice, tumujugunye mu rwobo rumwe muri izi zacukuriwe kubika amazi, tuzavuge tuti, inyamaswa y'inkazi yaramuriye, tuzamenya inzozi ze ko uko zizaba impamo. 21. Rubeni arabyumva, aramubakiza, arababwira ati, twe kumuhwanya. 22. Kandi uti, mwe kuvusha amaraso, ahubwo mumujugunye muri uru rwobo ruri mu butayu, ariko amaboko yanyu ye kumubaho, kwari ukugira ngo amubakize umusubize se. 23. Yosefu ageze kuri bene se, bamwambura ya kanzu ndende,
24 baramufata bamujugunya muri rwa rwobo kandi rwarimo ubusa nta mazi yararurimo. 25 bicazwa no kurya umutsima bubuye amaso babona itara ry'Abishimayeli bavuye i Galeyadi bagenda bafite ingamiya zihetse imibavu n'umuti womora n'ishangi babijyana muri Egiputa. 26 Yuda abwira bene se ati kwica mwene data no guhisha amaraso ye byatumarira iki? 27 nimuze tumugure n'abari Abishimayeli amaboko yacu ye kumubaho kuko ari we mwene data tukaba akara kamwe. Bene se baramwumvira. 28 hahita Abamidiyani batundaga bakurura Yosefu bamukura muri rwa rwobo bamugura n'Abishimayeli bice by'ifeza 20 bajyana Yosefu muri Egiputa. 29 Rubeni agaruka kuri rwa rwobo asanga Yosefu atarimo ashishimura imyenda ye. 30 asubira kuri bene se arababwira ati umwana ntakirimo nanjye ndajya he? 31 benda yakanzu ya Yosefu babaga isekurume y'ihene binika ikanzu mu maraso yayo. 32 bohereza yakanzu ndende bategeka ko bayijyana kwa se bamutumaho bati twabonye iyi none umenye ko yaba ikanzu y'umwana wawe cyangwa ko atari yo. 33 arayimenya aravuga ati ni ikanzu y'umwana wanjye. Inyamaswa y'inkazi yaramuriye nta gushidikanya. Yosefu yatanyaguwe nayo. 34 Yakobo ashishimura imyenda ye akenyera ibigunira amara iminsi myinshi ababaye yiraburiye umwana we. 35 abahungu be bose n'abakobwa be bose barahaguruka ngo bamumare umubabaro ariko yanga kumarwa umubabaro ati nzarinda nsanga umwana wanjye kuzimu nkirira. Nuko se aramuririra. 36 b'Abamidiyani bajyana Yosefu muri Egiputa bamugurirayo na Potifari umutware wa Farawo watwaraga abamurinda. Iki cyari igice cya 37. Reka tubashimire kubw'umuhati wanyu wo gusoma Bibiliya. Mugire umunsi mwiza, turabakunda cyane.